ngo nuko ngo nanjye nakoze space ngo ngagira ibyo mvuga nuko ari umuntu agiye kwisobanura kandi sinigeze mvuga izina ry'umuntu ngiye nkora space nta muntu nigeze mvuga izina rye byagenze gute narabimenye Yago narabimenye kuri umuhanga narabimenye kandi nagubyo mbabwira ati nimuhubuke yakazabihakana narababwiye ati nimuhubuke yakazabihakana dore gusa kimwe mu bintu menye kirimo kubera hariya numvisheyo abantu babiri harimo umwe wigize umukobwa kandi ari umugabo aryamana nabo bahuje igitsina akaba ari umugabo ari kuryamana nabo bahuje igitsina numvisemo n'undi wigize umugabo kandi ari umugore nawe uryamana nabo bahuje igitsina urumva Yago babitonze abo bantu ko bari kumwe ari babiri ni gute batarengerana kuko amakuru arahari yuko hari abahungu bamwe na bamwe rwose bazengerejwe i Kigali n'uwo muntu ngo yirirwa basaba ngo bababwira ngo bafite iminwa myiza kandi nawe ni umugabo ariko iyo ari kuri kamera muhita mubibona ko ari umugore naho undi we yirirwa yitwaje inkoresho z'abagabo mu mifuka y'amapantaro aba yambaye yarangiza akavuga ngo afasha abana ariko yica abandi bana afasha abana ariko hari abandi bana yica bana b'abakobwa mu mujyi wa Kigali kabisa bamwe na bamwe akozaho so yabo bantu kuba bari kumwe nta kindi kintu bashobora kuvuga ku buzima bwa Yago nta kindi kintu bavuga ku buzima bwa Yago kitari ukuvuga ibintu bibi kitari ukuvuga nyine ibyo bashaka kuvuga byose ariko nabo umunsi bamenye umunsi haje nk'umukobwa akavuga ngo njyewe runaka akerekana amavideo akerekana n'amafoto akerekana na chat n'ama voice note njyewe runaka w'umugore wigize umugabo yankoreye ibingibi undi akaza akavuga ngo njyewe runaka yangirwa yigize umugore kandi ari tubona ibyanwa tubona abo bajene ngo bafite platforms ngo biyemeje ngo gusebya abantu urumva ngo biyemeje gusebya abantu ngo nta muntu ugibavugaho ariko umunsi twazanye ama voice note yabo kweri tukazana ama voice note yabo barimo gusaba abo bahuje ibitsina barimo kubabwira bati ndagukunda ibiki Yago buretse gato Yago aya kantu ushaka kukubaza ayushwa ni byanwa n'ururara buretse gato Yago nkubaza aho ibyo uri muravuga nta nzoga wanyweye uri muzima reba hano ndimo nanywera mu itasi yanditseho gute suwejo ndimo nanywera mu itasi yanditseho gute suwejo ibyo birahagije ndimo ndanywa iki hano amata icyayi ndimo nanywera mu itasi yanditseho gute suwejo webale Yagukura akayi Gwadumba ani yakugamba nze ndi munyiyo Yago mwana wa mama reka mu uri mukubanyo neda si bintu byakuba soko urire Dumba nze bangamye ku space mu Twitter space wari wabanje bari mukogera ngo barimo baravuga ngo ibyanjye ngi amakosa ngo ibyo nakoze byose ibintu byose binakoze ngo ibiki nje nta muntu numwe nigize mvuga mu izina nta muntu nigize mvuga ngo runaka ngo hari aba DJ benshi bafite ama foundation uwitwa DJ Sonia afite foundation kuki abantu batatekereje ko ari DJ Sonia we ndamuvuze umuntu agahita avayo ngo ngugu harya sinzi umuntu waje arandika muyaye bwego kuba urumva Dumba umuntu akavayo ukabona niwe uvuyeyo ngo niwe bavuze
hari izina kuri space abantu bigize bumva kweri uwo muntu usaririza ariko ari twebwe twamenyereye kwiriza uwo muntu aririza ko hahise hagiye abantu ngo bakavuga ngo twabavuze ngo nibo twavuze nta muntu nigeze mvuga izina ngewe nta nuwo navuze izina mu byo navuze byose niba hari umuntu nuwahutse kuvuga izina rye ngo umuvugeho ibintu aho yagumaye uratinyuka mu bantu uzi batinyuka uratinyutse uvuga Brianne na Jihad ayo mazina niyo yivugiye ntayo navuze nose sibo bari kuri space space ngiriho abantu 2,000 wowe uri aho ngaho dore natwe ngo dufite 2,000 hano ariko isa new boy Kawunga yimereye nabi isa ubwira isa baza tukatugire ni wani asaiza urya wambere inete wakireziwe ni wane zari many manzina namushini majonete namuko bigazo bitotubamu urumva Dumba soko ure muganda wange ngewe ndakumva ngewe nje naje hano kumva uvuze naje hano kumva kabisa ndi hano ndumva pe kabanza ngabanye volume hano igabanye ngo waje kugira gute Dumba naje kumva waje kumva iki ibyo uvuga sheri nawe kangukuri bombo youth Dumba ntuzandane mu bintu by'abantu baryamana bahuje ibitsina oya ndabubaha abaryamana bahuje ibitsina ariko kuki batari proud y'ibyo bintu kubera iki bakoresha nyine ibimenyetso ariko ntibabe proud kw'ibyo bintu ntacyo isaburetse kw'ibyo bintu niba ntacyo biba bitwaye kuki batari proud kuki bagenda bakiyuzaho amatatuwaje umubiri wose bakitobora indimi bakitobora amatwi bakishyiraho ibintu bakigira ibigabo kandi barabyaye Yago yo nari nakubajije ati Brianne yavuze ati yigeze kugutwara muhati birayi mu bihatira abana wowe wavuze turimo turatinya ko foundation wavuze ishobora kuba ari ya Brianne noneho tukavuga ati niba hari abantu bari barafasha abana ushobora kuyisenya bijyanye n'amagambo wavuze kandi Brianne ntabwo tuzi n'ikintu urimo uramuhora kweri aho ugenda gukubita cyane umuntu bikagira naho utarimo uramuvuga ntabwo wari urimo uramuvuga ariko ugenda kuvuga ibintu bikagira no ku bantu bibereye hari utarimo kuvugaho abo bantu bo ni bande urimo uravuga bakurakaje to the extent ko uvuga ibyo byose Dumba kandi ariko birayi na Brianne warabihase byo Dumba nakubwiye uri muranyumva ndakumva nta muntu nigize mvuga izina rye icyo ni icyambere sibyo nta muntu navuze ngo runaka ngewe nivugiye ibintu none hari abavuyeyo bavuga ko ngo aribo navuze none n'ikimenyimenyi ntabwo bigize bagenda bonyine biyambaje n'ingabo zabo byatsinda nakubwiye ry'abantu dufite hano kuri social media birirwa basambanya abana b'abahungu mu kibuno ariko kubera ko ibyabo bitarajya hanze azagenda avuga iby'abandi ariko dufite ama message y'abahungu birirwa bateretwana n'uwo muntu kandi yirirwa n'abavuga abandi hanyuma tukaba dufite n'ibindi bimenyetso by'abo bantu urimo kuvuga ngo bafite ama foundation nyine ebana birirwa biyibira abantu bakoresheje amarira n'amazina ariko abo bana bafashwa kukibadakurikira ngo turebe koko abo bana ababyeyi babo kuki bagerweho
babaganirize bababwira ukuntu abana babo bafashwa n'uburyo babayeho n'ibyo bagenerwa uretse ibiryo byonyine bishobora gufotorerwa ahantu runaka ku munsi runaka. Ibiryo urabyemera? Ibiryo umva nkubwire. Ariko se shaka kuki uwo muntu niba yavuze kuki atavuze ko harimo n'amafaranga yanjye muri ibyo biryo mwana, ariko kuki abantu bibagirwa vuba? Ese nuba kugiye kubihakana kandi muri amafaranga yawe? Oya, hari naho nabonye bavuga, hari naho nabonye avuga ngo uwo muntu avuga ngo twarajyanaga ngo bivuze ko amafaranga twayasangiraga. Uramenya ahubwo wari yanjye menshi ko ntazongera kurya ka amafaranga yanjye yose wariye umamagara wirizwa ngumva numva kiye kwiyahura. Uzamenyere ndenda kuzagukanda. Ariko Yago, Brianne uramuzi gateka iyo yatangiye intambara. Warwana ntuzamenyere ndenda kuzagukanda. Umva Dumba, ako kavideo se ntabwo kazi. Akavideo k'umwana uvuga ngo warwana we ntuzamenyere ndenda kuzagukanda. Ako kuki nivugira ibintu ugahita ubigira seriye Dumba, ugahita uvuga ngo ubwo mvuze umuntu nta muntu ngiye. Nakibutsa akavideo k'icyana nyine kirimo kirabwira kigenzi cyacu ati kizabukanda. So Dumba umva nkubwire, reka twivugira ibintu byubaka man, reka twivugira ibintu byubaka. Dufite album launch tariki 22 n'ejo muri Camp Kigali. Gahunda ihari reka nyibabwire. Reka mbabwire gahunda ihari ni yuko abo bantu bagomba kugarura ikirego mu gihe cya album launch, bakazana na wa mukobwa bavuga nyine twateye inda. Bazana uwo twateye inda sibyo, ariko ntabwo bazana abo birirwa bangiza, mu byumve neza. Bo bakazana abo twateye amada twebwe, bakanatuvuga ko twateye amada, bakanavuga ko twihakanya abana, bakanavuga ko nta ndezo dutanga, bakanavuga n'ibindi byinshi nyine mwumvise cyangwa muzumva. Ariko bo ntabwo barazana abo bahemukira. Ntabwo abo bantu tugiye mu byabo nibirebire ibyo bakoze muri Europe uyu munsi bikaba ari ibibazo mu bindi. Abo abagiye arazaza Kenya ibyo bahakoreye, hari n'abatazongera guhabwa n'ibyo biraka. Ntabwo tuzanye ibirego byabo ngabo birirwa bihara ku mutwe ibyanwa bigize abagore. Ariko mwabyanwa mwe mwigira abagore, mwabyanwa mwe kweri. Ariko Imana irabireba nayo ikavuga ati uyu muntu reka umusatsi mujyane. Kwigira umukobwa utari we n'ibipe. Erega nahise arimo arashyiramo amabaka. Ariko ibaze kwigira umugore utari umugore ukajya uhora igosha babwira abakobwa babuze, abakobwa biburiye abagabo, nayo igihungu kiri mu maringi kiri mu bidya kiri kogosha umutsase waca kikanasukisha kubugikobwa coka kanyagwa nabo keshi imana zaba barape. Kwigira umukobwa w'umuhungu si byiza ndagapfusha. Hanyuma kwigira umugabo uri umugore warabyaye ufite umwana, ariko ugashaka kwigira umugabo ngo uzajya ukora ibintu nk'iby'abagabo, uzajya wambara nk'abagabo, ngo uzajya unaryamana n'abagore, none wowe wigize nk'umugabo. Ibyo ni ibikisa. Uri umukobwa waranabyaye uri umugore, iyo wabyaye umukobwa akambara nk'imyenda zacu akigira nk'umugabo, ugasanga ku buryo yavugana n'umukobwa ahubwo akanamutama. Mama yanjye ariko data ndanogonotse. Ari umukobwa cyane rwose akamutama. Akoresha iki? Umva nkubwire Dumba. Hari abantu bose bo kuri social media n'abantu bo muri entertainment. Hari abantu muri showbiz bigize intakoreka ngo ntibajya bavugwaho, ngo birirwa bavuga abantu nabi, ngo nibo babizwiho, ngo nta wundi muntu wavuga. Igihe cyabo kirageze. I'm telling you. Igihe cyabo kirageze. Nk'ubu kereka hagize nk'abana b'abahungu barenze umwe bari kuri no live,
bahemukiwe n'icyo kigabo kigize cyo kigabo cy'ibyanwa cy'uruhara kigize ikigore ku ngufu gifite ngo imisemburo y'abagore noneho kikirwa kibwira utwana tw'uduhungu ngo ufite iminwa myiza iyo kiri kuri kamera kiba kirigata iminwa kigize Yago kurakaye igihe cyabo kirageze urabyumva igihe cyabo kirageze ni vuba cyane murabamenya hari abana b'abahungu bari hafi gutanga ibirego hari abana b'abahungu bari hafi gutanga ibirego hari abana b'abakobwa bari hafi gutanga ibirego kuri uwo muntu wigize umugabo hanyuma yabona bamuvumbuye hari video ze zagiye hanze bamuvumbuye agahita akora live ya Instagram afite umuhungu amukora kwita akavuga ngo this is my new boyfriend ajijisha sha Yago kurakaye cyane uziko twivugire ibya konseri gahunda hari niyo kwica konseri niyo gahunda bafite ariko njyewe umva nkubwire my brother listen to me my brother look at me njyewe Yago wakoze suwejo nkakora swing nkakora rata nkakora original copy nkakora true love nkakora alright nkakora my love nkakora naremeye na bushari nkakora bedroom calypso na ketchup from Nigeria nkakora isirarengana na Amennye the black nkakora vis-a-vis nkakora n'indi bivuga ngo inyogoye yogamo Niwane, Chotana Niwane, Amennye Niwane, Imiwase Niwane, Amatako Niwane, Matari Niwane. Yama. Uwo muntu wakoze izo ndirimbo uri muranyumva Dumba? Uwo muntu wakoze izo ndirimbo azakora igitaramo tariki 22 Camp Kigali ejo bundi harabura 2 weeks. Icyo gitaramo kandi kizaba my brother kizaba abantu bazaza mu izina rya Yesu. Uri muranyumva? Listen to me. Umuntu wakoze ibyo bintu banza wumve. Ndumva buretse umuntu wakoze ibyo bintu mu mwaka umwe Abanyarwanda bafite ubwenge basobanukiwe bazi agaciro k'umurimo bazaba bahari. Wowe ntuzaze niba koko wowe ntuzaze ntari ariko Abanyarwanda His Excellency ahora tubwira uri muranyumva listen to me Abanyarwanda bazi agaciro k'ikintu bita umurimo apana amagambo Abanyarwanda bazi agaciro k'ikintu bita umurimo apana amagambo bazaza brother bazaza ikintu kirenze Dumba banza wumve ikintu kirenze papa na mama bazaba bahicaye uri muranyumva umukecuru wanjye mama umbyara azaba hicaye papa umbyara azaba hicaye bro nzabaririmbira my brother Yagura kandi kuririmba wallahi ngenda gwa ariko yagose njye bakubwiye ibintu byinjiremo banza wumve Dumba icyo si ikibazo banza unyumve hari abantu nabonye bandikagamo hano harimo umwe uba wifuza kuba uwatari we uhora gura amabaji akabura amafaranga yo kwishyura akongera agakuraho baji bakayimukuraho akongera akagaruka dere n'uwo muntu mwavugaga yaramaze iminsi yaraguze baji none yavuye ubwo yarakennye ntago afite amafaranga yo kwishyura iyo baji uwe ninde hari uwo mbonye hano urimo kuvuga ngo ntabwo tuzaza yirirwa posting ibintu bya Yago bibi yarambwiye ngo muhe udufaranga ndamubwira ni kapu n'umuheto natwe ngo wahe kaceze uravuga kazungu ka bosi umunacyaro ndamuzi umukene mubi umva none uwo muntu niyo wamubaduga mutereka muri Kigali ngo ngaho baho uwo muntu ntabwo yamara icyumweru muri Kigali ari mu byari iyo ngiyo uwo ni umwinfluencer wacu twemera nago uvuga nago muzi ngiye ndimo ndivugira umuntu nabonye hano
urimo gukora sensibilisation ngo ntabwo tuzaza ngo ntabwo tuzaza ngo ntabwo tuzaza my bada ariko hari ikintu mutibuka man reka nje mbibutsa gato ya Dumba Kazungu boss no munacyaro no ufite badge gumiva igarukaho ndamuzi naje ndamuzi Kazungu boss no ufite badge va wikagarukaho kasonye gasubira yatereye ivi mu murima w'intuza rumonde bamwita bacha mu Rwanda mu ibijumba yatereye ivi mu murima w'ibijumba Kazungu boss umva ngubwire Dumba eyo tuveyo ibikorwa ubufite nago ubugomba ku eyo tuveyo ibikorwa umaze gukora abana umaze gufasha video wa posting supporting abana uwo muntu akeneye kuzabanza kubikorera kugira ngo akugereho agere kuri level yawe wowe so umva ngubwire Dumba cyengugamba muganda wange cyengugamba